Uyu munsi turaganira ijambo riri muri Mariko ibice 7 uhereye ku murongo wa 31. Yesu akize igipfamatwi kandi kidedemanga, ava mu gihugu cy'Itiro anyura i Sidoni, agera ku nyanja y'i Galilaya anyuze hagati y'i Dekapoli. Bamuzanira igipfamatwi kandi kidedemanga, baramwinginga ngo agishyireho ikiganza. Agikura mu bantu, arakihererana, agishyira intoki ku matwi, acira amacandwe agikora ku rurimi, ararama areba mu ijuru asuhuza umutima, arakibwira ati efata, risobanurwa ngo zibuka. Amatwi yarazibuka, n'intananya y'ururimi rwe irahambuka avuga neza. Arabihanangiriza ngo hatagira uwo babibwira, ariko uko yarushagaho kubihanangiriza ni nako barushagaho kumwamamaza rwose. Baratangara cyane bikabije, baravuga bati byose abikoze neza, azibura igipfamatwi kandi akavugisha ibiragi. Ikaze mu kiganiro impamba y'umunsi. Dushingiye ku iri jambo tumaze gusoma, mbese ukuye muri iri somo. Mwene data mukundwa, tugeze mu gihe cy'ubuhenebere buteye ubwoba. Abantu basigaranye uburwayi bukomeye bwo mu mwuka, ntibacyumva icyo Imana ibashakaho ngo bayumvire, kandi basigaye bivugira ibyo bashaka, amagambo y'amanjwe bakazitereyemo, kunegurana n'ibindi. Ariko muri iki gitondo umva inkuru nziza. Yesu arakubwiye ngo efata, risobanurwa ngo zibuka. Va mu burangare, umva icyo umwuka abwira amatorero, umva icyo Imana ikubwira muri iki gitondo. Uvuge ibihindurira abandi kuri Kristo Yesu, nibibahesha ubugingo ndetse n'umugisha. Umunsi mwiza. Impamba y'umunsi.